Mbifurije ibihe byiza mwe mwese duhurira kuri YouTube HF The Genius. Nk'ibisanzwe nitwa Kizimana Faustin. Hashize igihe mu Rwanda humvikanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Mukeshatware Dismas, inkingi ya mwamba mu ikinamico y'u Rwanda. Abantu benshi batunguwe ndetse bababazwa n'urupfu rwe, cyane cyane abakunzi b'ikinamico, by'umwihariko abakunzi b'itorero Indamutsa. Abantu benshi yaba bamwumvaga mu ikinamico mu itorero Indamutsa ndetse nabo bakinanaga bose bashenguwe n'urupfu rwe, ndetse banatanga n'ubuhamya bw'uko babanaga nawe. HF The Genius iribanda ku buhamya bwa bamwe mu bakinnyi bakinanye nawe kuva ikinamico itangira mu Rwanda, ndetse nabo bakinanye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Karibu nanone ku rubuga rw'abajeni. Mukandenga Tanaziya wakinaga mu kinamico runana yitwa Domina, numwe mu batangiranye na Mukeshatware Dismas mu itorero Indamutsa kuri Radio Rwanda. Avuga ko Mukeshatware yari umugabo w'umuhanga cyane, wasabanaga kandi agaha agaciro akaziki. Yakundaga kwiyambarira amakote buri gihe. Buri wa kabiri wa buri cyumweru wasangaga buri munyarwanda wese aho ari akora imirimo kare kugira ngo adacikanwa n'ikinamico. Uyu ni Pasiteri Wimana Jean Pierre, azwi ku izina rya Kavuna kubera ikinamico yakinnyemo yitwa Kavuna. Nawe arasobanurirwa n'ubuhanga bya Mukeshatware Dismas. Mukeshatware Dismas babanye imyaka 4 muri Renfort, kuko je nahageze muri 86 mpava muri 90. Yari umugabo hamwe na buri kabikana buri rya kiyobozi cyangwa rya gitegetse, ijwi ryo umva risa n'iryihagije, riri hasi, rikomeye cyane ry'imbaraga. Ibyo rero gendanaga n'undi mugabo wundi nawe w'igikwerere, bombi bari ibikwerere, witwaga Elifazi Baganizi. Bakundaga kugendana abo bagabo bombi. Iyo twakinaga babaga bari mu mukino umwe wabaga uryoshye cyane. Ijwi rye rero ryari ijwi twakundaga cyane, kuko hari role twamaza nk'uko nari ndivuze, wumvaga nta wundi wazikina tukumva niwe wazikina. Nka role irebana na brigadier w'abapolisi, umukuru w'abapolisi, irebana nka OPG, irebana na procureur, umuntu ufite igitsure cy'ubutegetsi mu ijwi rye. Ngaho Rusisi uranyureka, vuga ko byagenze, vugira vakane. Basanze wanjye nta kintu twavuganye, nta kintu nabatwaye, sinakubwira. Uriya byanafashe yarahimbye. Rero nagiye kubona mbona bwa mbere na mbere ngiye kubona mbona azanye isuka. Shambra narahimbye ntabwo cyakaguze. Hano ntabwo ari isuka. Mr. Range nyene nari muragije. Mbabwiye ko muceceka ni mose. Wongera kuvuga ahubwo ndamufunga. Mujye nyine mwabanyarwa umuntu. Yumva ntamukubise koko. Ceceka nta umva nshaka hano. Cyangwa se role z'abantu b'abaherwe, bazi gukanika abakoresha babo, bazi kubishunguraho. Yarazishoboraga cyane. Yarafataga igihe cye cyose, agafata umwanya we wose, agafata umwanya wo gufata ikinamico, agasubiramo, akajonjora, akagira ate. Icyo kintu rero cyo guha akazi, guha umurimo ashinzwe, akawuha umwanya, akawitondera, akawicarira, icyo ni cy'ingenzi gikomeye. Iyo yari umuntu mu by'ukuri utarakara ngo arakazwe n'ubusa. Aho yabaga ari mu by'ukuri nta rungu ryahabaga. Agiye akiri muto twari tukimukeneye, ku myaka 71 twari tukimukeneye, haba mu ikinamico, haba kwamamaza, haba kubana n'abandi neza. Ibyo byose ni ingero nziza, ni amasomo adusigiye twamwigiraho. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, abakinaga ikinamico kuri Radio Rwanda hari hasigaye imbarwa kubera ko abandi Jenoside yakorewe Abatutsi yari yarabahitanye. Hanyuma itorero Indamutsa ryifashisha abandi bashya bakinana na bagenzi babo bari basigaye, maze ayo maraso mashya yishimira gukinana na Mukeshatware Dismas bari barakunze bakiri abana. Aba barimo Nyirarukundo Beatrice, Uwamariya Cecile, Katarebe Jerome. Uyu wavuga ko nguretse gukina ikinamico kandi Mukeshatware ngo yari n'umuhanzi. Aramuzi cyane kuko banakoranye muri Imprimeri. Hari kandi na Mukeshimana Jeannette. Nitwa Nyirarukundo Beatrice. Mukeshatware muzi mu makinamico,
ariko cyane cyane muzi nkimara kugera muri Radio Rwanda kuvuga rero kuri urupfu rwa Mukeshabatware ni ibintu bikomeye cyane muri njye yambereye icyitegererezo kuva nkigera muri Radio Rwanda kuko ni nabwo natangiye uwo murimo wo gukina ikinamico mu 1995 nahamusanze nk'umuntu wari uhamaze iminsi arantoza ankundisha umurimo kandi akanyereka ko ushobora gutunganya nawo uramutse ukozwe neza nakundaga kwamamaza cyane ndi kumwe nawe aho nsobwe akanyereka aho ngaho kora gutya ariko twahasanze ikipe y'abantu benshi natwe turi abantu twinjiyemo tutabizi rwose duhuzagurika ariko badushyize ku murongo mwiza kugeza ubu impanuro zabo n'inyigisho zabo nizo tugenderaho kumva inkuru y'urupfu rwe byabaye nk'inca umugongo pe mbona ko mbuze umuntu w'ingenzi muri njyewe ariko ni ukuri ndifuza ko Imana imutuza heza kuko nawe yakoze neza kandi yari yitanze nuko Imana imuheruko ridashira. Njyewe nitwa Maria Cecile nkaba ndi umukinnyi w'indamutsa namenye Mukeshabatware nyinjira mu ndamutsa mu mwaka w'1995 nasanze ari umuntu wumva ibintu by'ikinamico cyane ndetse ari mu bantu bagiye batuma dushobora gutera intambwe mu rwego rw'imikinire. Mukeshabatware yari umuntu ubona ko ibintu by'ikinamico byumva cyane buryo no kureba akamenya ati uyu mukinnyi role yayishobora ubwo bushobozi yari abufite agashobora mu myanya kandi akadufasha. Rero ndi mu bantu bamwigiyeho gukina. Mukeshabatware yarafite ibintu by'ubuhanga kandi akagira n'impano yo kubana n'abantu neza. Nzahora mwibukiraho nuko ngewe ubwanjye yanyigishije gukina. Kuba yakinaga role zose zitandukanye hamwe kumva arimo arakina ari umupadiri yivugisha ndetse n'indimi z'amahanga. Ceceka se wirira ceceka wirira sigaho wariyinka none ugiye kunanirwa n'umurizo humura rwose komeza nguteza amatwi wenda nagira icyo nkumarira urumva gusa hari icyo ntumva ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda yaje guhinduka te kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya. Ahandi agakina ari umusinzi ahandi ukumva arakina ari umuntu w'umugabo wiyubashye mbese byantinyuye kuba nta kwanga role yari yo yose. Nitwa Katarebe Jerome. Ikintu Mukeshabatware namuvugaho yari umugabo uzi gukina ikinamico koko kandi akaba n'umuhanzi hari n'indirimbo yagiye aririmba tukaba twarakoranye byinshi ari ukwamamaza dukorera no muri imprimori dufatanya mu by'imvaho akaba ari umuntu waruzi ibintu byinshi namwigiyeho kwamamaza kuko yarazi kwamamaza pe atabarutse twari tukimukeneye twese abo bakinanye abo bakoranye cyane cyane mu itorero indamutsa turamwifuriza iruhuko ridashira Imana imwakire mu bayo. Yewe nitwa Mukeshimana Jeannette yewe namenyanye nawe mu 1995 mumenya nk'umukinnyi nakunze kuva kera nkiri umwana muto namukundaga nk'umukinnyi uzi gukina cyane yari umukinnyi mwiza yari umukinnyi w'intangarugero namwigiyeho kumva nanjye ngomba kuba umukinnyi w'icyamamare kuba umukinnyi wigisha kuba umukinnyi ukunzwe noneho nanjye numva ngomba kuba Nyakwigendera Dismas anyigisha ko gukina ikinamico atari uguhitamo role ahubwo umukinnyi yawe agomba gukina role zose kuko ari ukwigisha. Rero Nyakwigendera nta byinshi mfite namuvugaho byanyigishije n'ibyinshi pe. Icyo nasaba nuko Imana yamwakira mu bayo
Mukeshabatware Dismas yanakoze mu icapiro aho yitabazwaga mu kuvanga amarangi cyane ko yari umuhanga muri uwo mwuga. Yitabye Imana tariki ya 30 kwezi kwa gatandatu 2021 aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal azize indwara y'umutima. Imana imuhiruhuko ridashira kandi ntazigera ava mu mitima y'Abanyarwanda. Reka tubabwire ko aya majwi tuyakesha Radio Rwanda. Komeza ubane natwe ukore subscribe bityo dukomeze twibanire mu isi y'abajeni. Iyi ni HF The Genius, njye nitwa Kizimana Faustin. Gira amahoro.